Yes, ndakwakiriye ku kiganiro cyacu nk'ibisanzwe uri kumwe na Sylvain, aho uyu munsi tugiye kuganira ngo ku kibazo gikomeye abantu benshi bagiye baza kigira kiti ese umuntu ashobora kuguha impano ihenze kandi atagukunda? Ni ikibazo cy'amatsiko abantu benshi bibaza. Hari igihe ufite umukunzi ukajya ubona ntagukunda ariko ukabona ari kukugura ibintu bihenze, ajya kujyanye gushopingira, kugura imyenda y'ibihumbi 300. I Kigali ngira ngo mujya mubona ko hari n'abagabo baheba ugasanga aguriye umukobwa rimwe na rimwe w'umwana ndetse ahubwo ukirangiza segonderi amugurira telefone ya miliyoni n'igice ya iPhone cyangwa se amasamsung ahenze ari gusohoka y'ama S. Ukibaza ati se umuntu ashobora kuguha impano ihenze nyine koko kandi nta rukundo agufitiye? Ni ikibazo. Niba utarakora subscribe rero munsi y'iyi video ahanditse subscribe kandeho kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha ujye bikurikira tujye kubirebera hamwe. Birashoboka rero tutiriwe tunanagutinza ngo duce hirya no hino ko umuntu ashobora kuguha impano ihenze kandi nta rukundo agufitiye. Ni ibintu bisanzwe rwose. Nk'abagabo bo kuba umugabo yaha umugore impano ihenze nta rukundo amufitiye, ni ibintu bisanzwe kuko n'ubundi umugabo ashobora guhunga indaya amafaranga ibihumbi 100 cyangwa 200. Ubu ngubu umugabo ashobora gutegera umukobwa akamutegera tiki iva mu Rwanda ijya Dubai kugira ngo amusambanye gusa, nta n'undi rukundo babufitiye ari amatsiko cyangwa ari ukumuharara gusa. Urumva ayo mafaranga ushobora gusanga wenda uyabaze bakoresheje nka miliyoni 3 cyangwa 5 ari indaya yashoyeho iva mu Rwanda ijya na Dubai. Ukibaza niba Dubai nta ndaya zihaba wenda zitanahenze cyane bikakuyobera. Akenshi ibyo biterwa n'agahararo k'abagabo, nta nubwo wenda bakirirwa bitindaho cyane. Umuntu rero ashobora kuguha amafaranga cyangwa akaguha impano ihenze ari ukuguharara cyangwa ashaka kukwishimisha, mbese afite izindi nyungu agamije. Ntabwo iki kiganiro cyacu ari icya gikristo, ariko tugarutse nko kuri Bibiliya ku bantu bemera Bibiliya, hari amagambo intumwa ngo Pawulo yandikiye abakristo ngo b'i Korinto mu bice 13 by'urwandiko rwa mbere rw'abakorinto. Wenda iby'umurongo byo ntekereza ko ari umurongo wa 3. Amagambo rero handitse tugiye gusomera muri Bibiliya ntagatifu kugira ngo nawe wumve ugereranye n'ibyo turi kuganiraho. Amagambo aravuga ngo naho nagabiza abakene ibyo ntunze byose, naho nahari umubiri wanjye ngo utwikwe, ariko nta rukundo mfite ntacyo byaba bimariye. Byumvikana ko uyu mwanditsi yemeraga ko umuntu ashobora kugabira abakene ibyo afite byose, none hari nabyo byonyine yari afite ariko nta rukundo afite. Byumvikana ko yemeraga ko bishoboka. Umuntu rero ashobora kuguha amafaranga ariko amafaranga yaguhaye ari insagu. Nk'ubu ndaguha urugero, umugabo ushobora kubona kugura telefone ya miliyoni n'igice ariko n'ubundi yari amafaranga yarasaguye, wenda adafite n'ibindi bintu byihariye ashakaga kuyamaza. Ashaka kukugurira ikanzu y'ibihumbi 100, ashaka kugura telefone y'ibihumbi 80, ashaka kukwishimisha inshuro imwe yonyine, wenda atananashaka inshuro nyinshi, ari inshuro imwe gusa ashaka kugusambanya. Ibyo rero ni ibintu bishoboka cyane kandi ku bagabo nta n'ikintu cyihariye kirimo. Abenshi barabikora, natwe twese turabikora mu bushobozi nyine bwacu. Byumvikana wenda nkanjye ko ntava nkundagurira umukobwa telefone ya miliyoni n'igice ariko nshobora no kumugurira ya 70 cyangwa 100. Urumva rero nshobora no kuyimugurira na gahunda yihariye n'ubundi nari mufiteho nyine ari bya bindi byo kugira ngo wenda mwereke nyine ko turi kumwe cyangwa ko mfite gahunda ifatika. Ibyo rero bijya bikunda kuba inshuro nyinshi cyane, ntabwo aba ari rimwe cyangwa se ngo uvuge ngo ni kabiri, ariko ahanini nyine ikintu usanga kibitera ni kenshi nicyo twita amatsiko. Abagabo bagira amatsiko cyane. Umugabo rero ufite amagore amatsiko, uri gushaka kuzamubona yambaye ubusa cyangwa ufite ubundi buryo ashaka kumwishimishaho, araheba n'isambu yagurisha n'inka afite mu rugo, ariko akamugurira ibyo ashaka mpaka baryamanye cyangwa wenda icyo ashaka kugera aho kigezeho. N'umugore nawe ashobora kubikora. Nk'ubu ngubu haba abagore bitwa abashuga mami, nabo bari kuba benshi cyane. Nk'ubu ngubu tugenda tunanahura nabo cyane. Nk'umugore ashobora nawe guheba ugasanga kugura imodoka wenda nyine bitewe nawe n'impamvu runaka ashaka cyangwa no kugwishimisha ashaka, ariko nawe nta rundi rukundo agufitiye. Ikibikwereka ni uko ashobora kuguha impano ya miliyoni ngo muryamane kandi abizi neza ko yandiye wenda virusi itera sida cyangwa indi ndwara ikomeye, kandi ntakugirire impuhwe yuko yaba agiye kuyikwanduza, ahubwo mukanaryamanira aho ngaho kandi ibyo ngibyo abizi. Ubwo rero nta rukundo, kuko nta rukundo ruroga rubaho. Niba rero umuntu ashobora guheba amafaranga angana gutyo akayaguha kandi nta mutima w'umuntu agufitiye, byumvikana ko impano ihenze n'urukundo nta hantu bihuriye nubwo bifitanye isano. Iyo umuntu agukunda by'ukuri rero birashoboka ko ashobora kugira impano runaka aguha, ariko iyo mpano ishobora no kuba ari ntoya. Icy'ingenzi rero ni ukuba usanzwe ubizi ko agufitiye umutima w'impuhwe, umutima w'urukundo, umutima w'ubugwaneza, nubwo yakuzanira bombo y'100 ibihagije kurusha kuba yaguhereza ikintu cya miliyoni ashaka kukwishimishaho cyangwa kuguhemukira no kukwangiriza ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndagushimiye rero ko kuri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi ibyo twaganiragaho ngira ngo wabyumvishe. Ibiganiro byacu biragaruka naho utaha.